Zimwe mu mpamvu zituma abagore bakunze kwambara ubusa. Abagabo benshi ndetse n'abandi bantu batandukanye bazi ko impamvu igitsina gore cyambara imyenda migufi ari uko kiba gishaka isoko ry'abagabo. Ariko hari n'izindi mpamvu zituma bambara imyenda migufi cyane. Imwe mu mpamvu zituma igitsina gore cyambara imyambaro ibambitse ubusa ni uko hari ababa bizeye ko bafite amaguru meza, bityo bikaba bibatera ishema ko buri umwe wese yayabona, bigatuma bambara imyambaro migufi. Ikindi ni uko hari abagore badakunda imyenda miremire kuko baba bumva bagenda umuyaga ubahuha ku maguru ndetse no ku matako. Ibyo bikaba impamvu ituma biyambika utuntu tugufi. Indi mpamvu ivugwa ni uko hari igitsina gore kiba gifite isura mbi ariko bafite amaguru meza ndetse n'ibibero bisamaje, ibi bigatuma biyambika ibigufi maze ababona ntibite ku bw'isura yabo, bagatwarwa no kureba amaguru yabo atatse ubwiza. Ubundi igitsina gore ni abantu bakunda kugendana n'ibigezweho. Iyo rero hari icyamamare gikunzwe cyambaye imyenda nk'iyo, bashakisha uburyo bakwambara nka we kugira ngo bakuze ibyumviro byabo kuri ibyo byamamare. Iyo urebye usanga ari ibintu bigenda bifata indi ntera, cyane muri Afurika, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ubwo usanga igitsina gore gikomeje gukaza umurego mu kwambara ubusa. Umuntu akaba yakwibaza niba igihe kitazagera ngo abantu bajye bagenda bambaye uko bavutse.